turashima Imana rero ko kandi twongeye guhura muri iki cyumweru cyiza, icyumweru cy'umugisha, icyumweru cyo kubana imbere y'Imana ntako gisa. Amen. Kiturutira iyindi minsi yose kubera ko n'iryo herezo ry'umukiranutsi kuzabana n'Imana iteka ryose. Rero ibihe tuzajye tubiha agaciro kubera yuko nkuko umubwiriza yavuze ngo ni byiza kujya mu nzu ngo harimo ikiriyo kurusha kujya mu nzu y'ibyishimo hari iminsi mikuru. Ku muntu gusa atumva iby'umwuka ntashobora kumva ibyo umubwiriza yavugaga, kuko umuntu yakwishima kujya ahantu hari umunezero, ahantu hari mariage n'ibindi, ariko ntabwo wabwira umuntu ngo wishimira kuba mubiriyo. Ariko umubwiriza kuko afite umwuka wera mwene Dawidi yarabivuze kubera ko hari inyigisho ashaka ko zizahora zifasha abantu b'Imana mu bihe byose. Arahita avuga ngo kubera yuko n'iryo herezo. Iyo turi ahantu umuntu yitabye Imana, ahantu babuze umuntu, bituma umuntu wese yitekerezaho ati ibi rero ntabwo ari iby'uyu gusa, nanjye hari igihe bizangeraho. Na niyo mpamvu ubona n'abantu b'amahane ntabwo bayatera ku irimbi. Kubera iki? Kubera iki ku irimbi abantu bose babasaje? Ni ukuvuga ku irimbi umuntu wese aravuga ati urupfu rurahari, nkuko rwatwaye umuvandimwe nanjye ruzantwara. Nuko gusa iyo bavuye hariya bahita bisubira muri gahunda zabo bakibagirwa. Natwe rero kuba mu masengesho nk'aya nk'icyumweru cyose iminsi 5 ni ibintu bihambaye, kubera yuko niho turiho turagana kuzabana n'Imana mu buturo bwayo bwera. Yohana yitiriwe ngo urusengero rw'Imana, ngo Imana izaba ari urusengero, tuzaba muri presence y'Imana. Hano nuko duhura tugataha tukagaruka, ariko icyo gihe nta kugenda na kugaruka, tuzaba turi imbere y'Imana iteka ryose. Yewe ku ruhande rwanjye sijya mbona iki cyumweru kigeze, kuko mba ncyifuza cyane, kuko hari ibintu byinshi Imana yubaka birenze uko twebwe tubyibaza. Rero uyu munsi rero turatangiye, turabaye ikaze mwese mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibagire neza, Imana izavugane na buri muntu wese muri iki cyumweru. Imana na nijyo mbasengera, nijyo nahoze mbasengera, ngo Imana izahe umuntu wese kubona ineza yayo, kandi Imana ikaza mukorera ibirenze kure cyane y'ibyo azasaba cyangwa ari arasaba n'ibyo yibwira, kuko Imana niko ikora. Rero usengana ibyiringiro, kubera yuko ntabwo umuntu ashaka Imana ishakira ubusa. Turabyizera Imana iri hagati yacu mu mwuka wera. Turashaka mbere ko tufata umutwe bawandike, dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 12 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Hano niho hari umutwe w'isomo ryacu. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Amen, amen. Arakoze neti mukundwa, Imana ishimwe. Haleluya. Ibyo nshaka kubabwira niki kubijyanye n'umutwe turi bushirari. Umuka yakomeje kumbwira kuva nimba nebuka neza ijoro no mu gitondo hose nsenga medita, ijambo rivuga ngo ibitambo bizima, sacrifice vivant. Iyo jambo muka uzambwira
ngo Imana irashaka ko tuba ibitambo bizima. Umutwe w'ijambo rero kuba igitambo kizima, être un sacrifice vivant. Iri ni ijambo ry'Umwuka Wera ngo Imana irashaka ko tuba ibitambo bizima. Sacrifice vivant, ibitambo bizima. Hano Paulo rero, Paulo atubwiye, kanetse mukunda ngira atwibutse 200, kuko niho hari ikintu kizakomeza kugaruka muri izi nyigisho zacu. Amen. Nuko bene data, ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Amen. Paulo avuze ngo aratwinginga kugira ngo dutange imibiri yacu ibe ibitambo bizima. Ni kuvuga iki? Kubera iki atavuze mutange imyuka yanyu n'ubugingo bwanyu bibe ibitambo bizima? Kuko umuntu agizwe n'ibintu bitatu, agizwe n'umwuka n'ubugingo n'umubiri. Avuze kimwe mu bintu bitatu bigize umuntu. Ntabwo rero yibage kuvuga ngo mutange umwuka wanyu ube igitambo, mutange ubugingo bwanyu ube igitambo, mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima. Bibiri tubwira iby'umubiri. Umubiri ku Imana yagambiriye mu kurema umuntu, Imana yagambiriye ko umuntu agirwa n'ibintu bitatu. Nimurebe namwe mu kurema tumve ibyo bintu bitatu uko Imana yabyitwayemo kugira ngo bibeho. Ibintu bitatu bikugize wowe: umubiri tubona, ubugingo tutabona, n'umwuka. Ibyo bibiri bitaboneka bibi imbere muri wowe, ariko ibyo tubona n'umubiri. Reka tuyende mu gitabo cy'Itangiriro ibice 2, ndetse mukunda dusomere ku murongo wa 7. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Amen. Amen. Ngo Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Ruvuga ngo icyambere yabanje kurema yakivanye mu mukungugu n'umubiri wawe nanjye, umubiri wanjye. Ntabwo ari umwuka n'ubugingo byabanje, habanje umukungugu. Uyu mubiri wawe niwo wabanje. Muruka n'igihe Adamu yacumuraga yaravuze wavuye mu mukungugu n'ubundi uzasubira mu mukungugu. Umubiri wawe nanjye ni umukungugu. Amen. Haleluya. Umubiri wawe n'umubiri wanjye ni umukungugu. Ariko kugira ngo umukungugu noneho uhaguruke ugendagende utekereze, hari cyabaye. Ngo hanyuma ngo amaze kurema umukungugu agira gute? Amuhumekeramo. Ahumeka iki? Umwuka. Amuhumekeramo umwuka. Mu Giheburayo witwa ruwa. Pana roi, umwami. Roi. Andika reflex. R-U-A-H. Roi. R-U-A-H. Roi. Turaza kuvuga impamvu tugiye mu Biheburayo n'Ibigiriki n'ibiki yose. Mu Kigiriki ni pneuma. Pneuma. P-N-E-U-M-A. Pneuma. Niyo bita mu Gifaransa esprit, cyangwa mu Cyongereza spirit, mu Kinyarwanda umwuka. Byose byandike muri zo ndimi biradufasha kumva. Mu Giheburayo ruwa.
mu Kigiriki pneuma, mu Kinyarwanda mwuka, mu Gifaransa esprit, mu Cyongereza spirit. Imana iwumekeramo uwo mukungugu. Amaze kuba umuntu se? Oya, aho turi imbere y'umukungugu. Niyo mpamvu iyo umuntu apfuye bamwita umurambo. Ubu ntabwo akiri umuntu. Umurambo egari umukungugu. Imaze kumumekeramo rero ruwa, pneuma, umwuka. Amen. Hanyuma igisobanuro cy'ukuri cy'ijambo ruwa mu Kigiriki ni souffle. Souffle de vie, souffle. Andika souffle. Souffle. S-O-U-F-F-L-E. Souffle. Imana rero, amen. Imana ngo ni umwuka. Niko Yesu yavuze. Abwira wa Musamariyakazi. Ihumeka muri uwo mukungugu umwuka wayo ruwa. Nukugira ngo bitandukanye n'uyu mwuka uhumeka. Abantu benshi bavuze umwuka baza ngo ntuhumeka. Ntabwo ari wo. Ni souffle. Ruwa y'Imana, souffle y'Imana ni Imana ubwayo. Wayumvise? Imana imumekeramo ruwa yayo pneuma Kigiriki ngo hanyuma ahinduka ikindi kintu. Ufite hinduka ubugingo buzima. Amen. Ahinduka ubugingo buzima. Un être vivant. Kubera iki? Imana imaze kumumekeramo umwuka wayo, ako kanya rero wa mubiri winjiyemo umwuka w'Imana wayisurire mu cya gatatu cyitwa ame, soul, ubugingo. Umuntu ahitaba butatu. Wabibise? Ibyo niyo bikugize uko niko waremwe. Iyo rero umuntu apfuye rero uriya mwuka we hamwe n'ubugingo bwe, amen, biragenda. Kuko ni umwuka, ni pneuma, biragenda. Noneho akongera kuba wa mukungugu. Agahita atembagaraho, akagira gutya yagagaye. Bivuga ngo yasubiye aho Imana yamuvanye imbere. Kaza murabyumva? Okay. Noneho umuntu amaze rero gucumura, icyaha kimaze kwinjira muri we, kinjiye mu yihe nzira? Yego yanzoka, ariko ntarajyaho, ntabwo turi bitindeho, nshaka gusa ngo tubinyireho twiruka, kuko bitujyana mu rundi rwego rurenze abantu. Hari ikibazo abanyabwenge bibaza, les philosophes bati ese n'abantu biga iby'imiterere ya kimuntu, ngo ese ni ryari ame y'umuntu iba mu mwana mu nda? Esprit ye na ame ye biza ryari? Umaze kwibaza icyo kibazo? Ko papa azani urubuto rwe na mama bagahita bahuza, akava selule ya mbere yitwa zygote, ndashobora kubona n'amaso, très minime, noneho akazavamo wowe. None se iyo esprit na ame, uwo mwuka wawe hamwe n'ubugingo byo byabaye ryari? Byabaye ryari kugira ngo ese ni mama yazanye agace ka esprit na papa azana agace, na mama azana agace ka ame na papa azana agace, hanyuma bihinduka none wowe? Ko tuzi ko umubiri wacu na agace ka mama na agace ka papa, sibyo? Amen. Ziriya chromosome. Amen. Hallelujah. Amen. Nuvuga ngo twebwe tuba duhujwe nibiva kuri mama no kuri papa. None se mu mwuka se n'ubugingo zibivahe? Baba bavanze nabyo. Kugeza ubu rero nimumbaze, kiracyari ikibazo kiri ku meza. Mbona ko ubuzima nawe gushaka guza ibijumba, hari ibibazo by'ingutu.
wigeze ubyibaza ibyo? Ariko umubwiza avuga ati ngo kumenya ibintu byinshi nabyo ngo ni umuruho. Reka simbarushye, nubwo bitari kuri gahunda, ariko reka nabyo tubinyureho. kuko ubwenge bwinshi burimo agahinda kenshi, kandi uwunguka ubwenge yunguka n'umubabaro. Amen. Niyo mbaze nk'ibi bintu ntarabizana mwari mumereye bien, none bazana ibibazo. Bavuze iki rero? Ngo ubwenge bwinshi buzanagiye umubabaro n'agahinda, kubera yuko ujya kwibaza ibintu umuntu usanzwe gusa yibereye aho nabyo yibaza. Murabona inyamaswa iyo imaze kurya ikanywa igahaga, hari ibindi ishaka? Icyayi iryamira. Bivugwa ko, ariko sindabisuzuma neza, bivugwa ko intare imaze guhaga inyama irya ibiro byinshi ku munsi, imaze guhaga neza, yafashe nk'iki ingeragere, sibyo? Ikarya igahaga, ngo nubwo urukwavu rwanyura imbere yayo ntacyo rutwara. Ariko twe nuko twahaga, urugomo ni rwa rundi, ugashaka kwiba n'iby'abandi kandi uhazi. Urumva umwana w'umuntu bawivuga bereka ukuntu umwana w'umuntu ari mubi. Ntabwo akora ibintu toujours parce qu'il a le besoin. Ntabwo akora ibintu kuko akene, ashobora gukora ibintu gusa kubera ubugome. Nibikaye mu bana b'Imana. Amen. Gwintare yimaze guhaga, nubwo agakwavu kanyura imbere hariya ntacyo gatwara. Uko niko Imana yayiprogramme. Ntabwo yangiza, ihiga kubura ishonje. Ariko umuntu ntabwo akora ibyaha kuko yaburaniwe. No, ikibazo. None se ko umuntu agira umugabo we, umugabo agira umugore we, kuko iyo ajya ku bagore b'abandi n'abagabo b'abandi, mumva ari ukuburanirwa? Kada basikomeye. Ibyaremwe byose byagezweho n'icyaha kubera twebwe. Ni twebwe ba nyirabayazana. Vuge muti umwana w'umuntu ni nyirabayazana ibibazo byose biri mu isi, hanyuma tukabigereka kuri Satani. Nawe ntabwo tumusiga, kuko niwe soko y'ikibi. Mwumvise hariya ngo ubwenge bwinshi buzana agahinda n'umubabaro. None se tubabaswa, tukwiye kwemera tugahangana n'ibyo bibazo, sibyo se? Kubera iki? Kubera ko isi uko tuyirimo tubana nayo bikurikije ibyo tuzi, byaba ukuri byaba ibinyoma. Ubwo ibyo baguhaye kuvuvuka gusa munsi siko byose ari ukuri. Bimwe iyo ugeze ahantu ugaca ubwenge ukiga ukaya gute, ugenda ubivanamo bimwe. Ibi barabimbwiraga ntabwo byari ukuri kiriyagiye, ubu ntabwo ari ukuri. Wayumvise? Sortir des sentiers battus niko bavuga. Ukava muri bya biri bakubwiye ugasanga atari byo. Ariko ni ibintu bigufasha kugira ngo ushobore raporo yawe n'isi. Ko ntabwo waba muri isi gutyo utazi, ukiye kuba ufite ibintu bigufasha kugira ngo ube muri isi, sibyo? Ukamenya abantu, ubana n'abantu gute, ubana n'ibiki gute, ukamenya ko mu bintu byose biri mu ishyamba ntibiribwa, nuko wagira inzara hari byo utarya. Ibyo rero tugenda tubyigishwa. Mwayumvise? Hanyuma umaze gukura rero, umwana w'umuntu gusa niwe yigishwa ibyo. Ntabwo ashobora guterwa muri isi ngo yibesheho. No. Ari inyamaswa ivuga uyu munsi gitangira kwigwanaho, ariko umuntu ntabwo avuga ako kanya ngo yirwaneho. Akwiye kumara igihe bari baramutoza ukuntu isi akwiye kuyibamo. Nabo bahabwa ibyo bahawe n'abandi, transmission. Amen. Ako niko kamaro k'umuryango. Umwana atabaye mu muryango uzamurebe atandukanye n'umwana yabaye mu muryango, kuko we hari ibintu atigeze ahabwa. Amen. Comportement ye nindi. Uko niko Imana yabiremye ko abakuru bakwiye gufasha abato
kuri experience y'ubuzima babayemo kugira ngo nabo bashobore kuba abantu bazima, nabo bazabitransmit ku bandi. Ibyo ni inyoko muntu. Ariko ibyaremwe bindi Imana yarabishizemo programme yayo, niyo bita determinisme. Amen. We ntare numara guhaga agasimba kazanyura hariya ntugafate. Ndabikwemereye ufate ibyo ufata, ariko numara guhaga fini. Mwabizi ni Imana yayiprogramye buryo. Ariko umuntu ntabwo ari programme. Umuntu ntabwo ari prédéterminé. Umuntu niwe wiyobora akurikije umutima na ukamosha gukora ikibi cyangwa gukora icyiza. Ikintu rero tugiye kumenya, nuko umubwiriza yavuze kuriya, mugiye kumenya yuko tukwiye kureba ibintu biriho tukabyigaho, tukamenya uko tukwiye kubifata. Kiya kibazo rero tukirekerera, on va évacuer ce problème, sibyo? Tukireke cyo kuvuga ngo ese umwuka n'ubugingo bitangira ryari. Ibyo tubyihorere, hanyuma tukomeza aho twari turi. None hano batubwiye umubiri, dutange imibiri yacu ibe igitambo kizima. None twatangiye rero ibyo bita archaeology. Dutangiye rero ubucukumbuzi bwo kumenya inkuru z'umubiri, kuko turawufite ntituwuzi. Niyo mpamvu dushuka, Satani akawukoresha. Icyaha Satani amaze gushuka Adamu na Eva, sindi wetinde murabizi ko yabanze gushuka Eva agahita abwira umugabo we Adamu, bose barya kuri cya giti kimenyekanisha ikibi n'ikiza, cyaragati ingobyi y'Imana, kandi Imana yarababujije. Nacyo hari amasomo menshi, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dushobora kuyiga ukwezi kose tubyihorere. Okay? Tukomeze. Haleluya. Hanyuma bararya. N'umwuka wariye, n'ubugingo bwariye, hari iki? Umubiri. Bayize? Urupfu rugendeye ku cyaha rwafashe umubiri. Uhereye icyo gihe Satani yanzoka ya kera abiba mu mubiri w'umuntu imbaraga zirari, la puissance de la convoitise. Byo mubyandike. Urwandiko wa kabiri rwa Petero iki cya mbere, some ku murongo wa 3 tugeze ku murongo wa 4. Kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Amen. Kwazanywe mu isi no kwifuza cyangwa no kurarikira. Ngo kurarikira byazanye iki? Barabitubwira muri Petero. Enfouir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ngo yazanye iki? Guhunga gukira no kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Guhunga no gukira kononekara. Guhunga no gukira kononekara. Ngo mwandike kononekara. Irari cyangwa kwifuza, hari yavuze kwifuza. Irari cyangwa kwifuza k'umubiri byinjije icyaha kita kimika urupfu mu buzima bw'inyoko muntu. La convoitise. Irari, kwifuza. Umubiri niwo turareba, kuko batubwiye ngo mutange imibiri yanyu nk'igitambo kizima. Kwifuza k'umubiri byinjije icyaha, nacyo kimika urupfu mu buzima bw'inyoko muntu. Tukiri hariya, ari ikintu nshaka kubabwira. Mumenye ko iteka muzajye mumenya comment je fonctionne. Iteka iyo ndiyo ndababwira mba mbivana mu mutwe wanjye mu Gifaransa, nkabisemura muri jewe mu Kinyarwanda. Niyo mpamvu hagati uko je mbyakira nuko mbitanga
hariho akantu gato kaba kabuze kuva ku rurimi rumwe ukajya ku rundi, ari ikintu kiba kibuze, ariko ndagerageza. Hano Felix wandike iki kibazo, turakivuga mu Gifaransa ariko duse mu Kinyarwanda, andika universalité cyangwa universalisme. Mu Kinyarwanda ibya rusangi kunyoko muntu. Universalité, universalisme en tant que philosophie. Ibya rusangi, hari ukuri kwa rusangi utita ku bihe abantu babayemo, amahanga, amoko, indimi n'ibindi bitandukanya abantu. Sibyo? Nibyo twita dénominateur commun. Icyaha, sin, le péché, dhambi. Icyaha ni kimwe mu bintu byitwa ko biri universel, bya rusangi. Andika ko icyaha kiri mu bintu bitarobanura ku bihe abantu babayemo, donc l'époque ibi babayemo, ou les civilisations babayemo, tuvuga ngo amahanga babayemo, ibihe babayemo, amoko yabo, indimi zabo. Icyaha ni universel, kinjiye muri za concept universel. Donc la problématique du péché, elle est universelle. Tuvuga ngo ni ibintu byo mu bihe byose. Ntabwo uzasanga umuntu n'umwe mu babaye ku isi n'abazaba ku isi adafite mu mubiri we, mu buzima bwe, ikibazo cy'icyaha. Ibyo murabyumvise? Nubona umuntu yitwa umuntu igihe cyose, umenye ko nubwo mudahuje uruhu musangiye icyaha. Ni universel. Bifite ingaruka yabyo rero. Na niyo mpamvu utazavuga ngo jewe nzarongorwa n'umushinwa kuko abanyarwanda bananiye. Niba abanyarwanda bakunaniye ku ngeso izi n'izi, n'uwo mushinwa uzazimubonamo. Cyangwa nzarongorwa n'umuzungu uzazimubonamo. Cyangwa azane kabutindirenze. Niyo abantu benshi bishuka rero bakibaza ko bagiye kubana na marayika. Oya, bagiye kubana na mwene Adamu. Ibyo wabyumvise? Gusa kamere y'icyaha iri exprime mu buryo butandukanye, ariko irahari. Ingaruka niziye rero mu byumve neza, kubera ko icyo cyaha ari universel, kingira muri l'universalité, l'universalisme. Ahita havuka rero ikibazo. Ese uburyo Imana yakoresheje mu gukemura ikibazo cy'icyaha nubuhe? Yakoresheje igitambo cya Yesu Kristo. Sibyo? Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nicyo gisubizo cy'icyaha. Nimba icyaha kingira mu bintu biri universel, mu bintu by'inyoko muntu yose, utitaye ku bihe ibyo ari byo byose, n'abantu aho bakomoka, indimi zabo n'amoko yawe niki. Nuvuga ngo n'igisubizo cy'icyaha ariko butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nabwo ni universel. Mubyandike. Ibi nawe bifite izindi ngaruka bizabafasha mu guhamya kwanyu. Muraza kumva impamvu. Amen. Icyaha ni kurobanura abantu, upfa kuba uri umuntu. N'igisubizo cy'icyaha Imana ikemura ikibazo cy'icyaha, yazanye igisubizo nacyo kiri universel, kireba abantu bose. Nta gisubizo cy'abazungu ku cyaha, nta gisubizo cy'abirabure, nta gisubizo cy'abashinwa, igisubizo ni kimwe kuri bose. Amen. Ingaruka yo niye indi birumvikana.
amen. Ingaruka yabyo ni rero kuba icyaha kiri universel, kireba inyoko muntu yose, n'igisubizo Imana yatanze kugira ngo ikemure ikibazo cy'icyaha, ariko butumwa bwiza bwa Yesu Kristo buvuga ko Yesu yambaye umubiri, utigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha ku bwacu, Imana ikamutanga ku musaraba kugira ngo yikore ibyaha byacu, abizera babarweho ukiranuka kwa Yesu Kristo, justification par la foi, gutsindishirwa no kwizera. Ingaruka yabyo ni rero, ingaruka yabyo ni kuvuga ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko ari bwo gisubizo cyonyine Imana yatanze kugira ngo ikemure ikibazo cy'icyaha, kandi icyaha kikaba gifata buri muntu wese. N'ubutumwa bwiza rero bukenewe n'umuntu wese. Ingaruka ni ukuvuga ngo rero ubutumwa bwiza ntabwo wabugereranya n'amadini, kuko amadini ntareba bose, ariko ubutumwa bwiza bureba bose. Imana yabwo icyubahiro. Ibyo rero bituma tumenya amagambo Paulo yavuze yandikira Abaroma. Abaroma igice cya mbere, Abaroma igice cya mbere umurongo wa 14 15. Aha niho muhita mubona sense cyangwa ibisobanuro by'amagambo ya Paulo. Abagiriki n'abatarabagiriki, abanyabwenge n'abaswa mbafiteho umwenda. Nicyo gituma ku bwanjye shaka kubabwira ubutumwa bwiza, namwe abari i Roma. Amen. Amen. Nuvuga ngo nimba rero icyaha ari universel, gifata ikiremwa muntu cyose cyo mu bihe byose, nimba igisubizo Imana yatanze ariko ubutumwa bwa Yesu Kristo bukenewe n'ikiremwa muntu cyose, nuvuga ngo rero abo bagira ubuntu bwo kwakira uwo muti w'Imana witwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bafite inshingano zo kubujyana. Si inshingano gusa, bafite umwenda ku byaremwe byose, batitaye ko bafite imyizerere cyangwa batayifite, bafite amadini cyangwa batayafite. Niyo mpamvu Paulo avuga ngo afite ideni, afite umwenda ku bantu bose. Mwanyuze impamvu? Aho rero nubona ko ubutumwa ntawe buhuriye n'amadini, ntawe buhuriye n'imyizerere y'abantu. Mumaze kumenya rero ibi, murafite nibura ibintu byabafashisha kubwira abantu ko nubwo bafite idini, nubwo batarifite, nubwo bafite ibyo bizera cyangwa batabifite, ariko ubafitiye igisubizo kidashobora kuguranwa n'ikindi Imana yatanze ku kibazo kiri universel, gifata abantu bose ibihe byose. Amen. Ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Murumva ariko bimeze? Yaba umuntu afite ingeso nziza arabukeneye, kuko ntabwo biva ku ngeso nziza itarizo. Upfa kuba waravutse ukabutembamwo amajene ya Adamu na Eva. Kese navuga ngo Yesu ni umuntu. Okay? Ijini rwose ntabwo rikeneye ubutumwa bwiza, rikeneye kubaha icyaha gusa, bakayibusa ko umuriro utazima uritegereje. Uri umuntu, ndi umuntu. Aha, reka tugende rero twumve, ducukumbure ku mateka y'umubiri. Siko turi, niho turi, bitugejeje hariya. Amen. Na nibyo mpamvu rero turacyari kuri wa mubiri. Dusome mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse ibice 2 umurongo wa 15 kugeza kuri 17. Rwandiko rwa mbere Yohana 2:15-17. Ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we. Kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso, cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri Data wa twese, ahubwo bituruka mu isi. Kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Amen. Amen. Ngo ari ibintu bitatu bituruka mu isi. Icya mbere ni irari, mu byandike. Amen. Ngo biri mu isi ngo ni irari ry'umubiri. Icya mbere ngo biri mu isi ni irari ry'umubiri. Icya kabiri irari ry'amaso. Icya gatatu
ubwibone, ngo ibyo ntabwo bituruka kuri data wa twese. Amen. Ngo bituruka mu isi, kandi kuri 17 ngo isi irashirana, kandi isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Amen. Amen. Hano rero ikintu tukwiye kumenya ko uyu mubiri twumvise ko bawukuye mu ivu ry'isi. Uyu mubiri ufite connection n'isi. None ngo ibiri mu isi byose Umwuka Wera yabishize mu byiciro bitatu. Ngo ni irari ry'umubiri. Ibi byose tuvukiramo muri isi tubona ni irari ry'umubiri. Icya kabiri ni irari ry'amaso, ukararikira ibintu ubona, kuko ibintu utazi ntabwo ushobora kubirarikira ko nabyuzi. N'uyu mubiri rero ukwereka urashaka ruriya rukweto, urashaka iriya modoka, urashaka uriya mukobwa, urashaka uriya musore, urashaka kiriya. Icya gatatu ngo mubyandike ibyo n'iby'ingenzi. La convoitise de la chair, irari ry'umubiri. La convoitise des yeux, irari y'amaso. L'orgueil de la vie, ubwibone bw'ubugingo. Iyo se bivuga iki? N'abantu birata ibyo bafite byo muri iyi si. Mujya mubibona se? Ariko urashamba bazi ikibazo k'ifilosofike kwanza. Iyaba wowe wari wenyine muri iyi si n'undi muri kumwe wenyine, ukaba ufite ibintu byose byo mu isi, wakwirata? Tuvuge wowe uyisanze muri Kigali, ni wowe wenyine, nta wundi uhari. Apana muri Kigali gusa, ku isi yose ni wowe wenyine. Nibi byose isi yagezeho, ushobora kujya mu muhanda ukirata? Rero twirata par rapport y'abandi ko hari icyo tubarusha. Ibyo rero bitatu rero ngo nibyo biyobora isi yacu. Mwibuke aho twahereye, Satani yinjije imbuto y'irari mu mubiri. Noneho mu isi rero agahita akoresha iby'isi, agahita yexita, agahita akangura ryarari riba risinziriye muri buri muntu wese. Babyita muri psychologie, babyita stimuli. Andika stimuli. Stimuli au pluriel, stimulus au singulier. Stimulus, S-T-I-M-U-L-U-S. Stimulus mu bumwe, stimuli mu bwinshi. Stimuli niba bijambo stimule, gusunika umuntu, ukangura ikintu kiri umuntu, ukangura igitangira ikore. Muvuge muti iyo niyo ntwaro ya Satani, umutware w'isi. Turayisobanura stimuli. No kuvuga Satani akoresha, arabizi ibyo yatubibyemo kuva kuri Adamu na Eva. Imbuto y'irari iri muri twebwe, dans nos membres. Irari, kwifuza, turayivukana. Adamu na Eva bataracumura ntago bari bafite amarari, bari mu bwiza bw'Imana, baguwe neza, bari mu muzuzo. Niyo mpamvu bavuga Eden, barimo yitwa un lieu de délice. Eden, ahantu byose biba byuzuye, plénitude de joie, umuzuzo w'umunezero, plénitude d'amour, umuzuzo w'urukundo, byose byari byuzuye. Nibyo byita ubwiza bw'Imana. Paravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ngo twaragabanukiwe, twavuyemo, tuvukana minus. Wayibise? Iyo umuntu rero afite ikintu kituzuye, aguma ashakisha kuziba cya cyuho, ariko rero agashaka kukizibisha ibindi. Wayibise? None akora gute? Iriya stimulus
iri mu isi. Ni ikintu cyose kiri mu isi cyose, n'abantu n'ibintu byose biri mu isi. Satani akoresha amaso yawe, amen, agakoresha umubiri wawe wose, kuko n'amaso n'umubiri, sibyo, kugira ngo yexite, abyutse ryarari yabibye muri Adamu, utangire kurarikira biriya bintu. Numara kubibona rero mu nzira zose wabibonamo, agahita rero ahagurutsa muri wowe akamero ke kubwirasi, ko Satani ni mwirasi, orgueil niyo yatumye avujugunywa, yashatse kwireshesha n'isumba byose, amen. Ugatangira rero kwirata ku bandi, amen, biriya wabonye. Murabyumva? Mwabyumvise? Stimuli rero mu bwinshi, cyangwa stimulism bumwe, ni ibintu byose biri mu isi amaso yawe areba n'abantu barimo, Satani akoresha kugira ngo agire ute, abyutse ryarari. Stimulus uvuga ngo ni ikintu cyose mu isi, icyo amaso yawe ashobora kubona cyose, harimo n'abantu, ibiri mu isi amaso yawe ashobora kubona. Kuri Satani byitwa stimulus, kuko abikoreramo abyutse ryarari. Hanyuma irari nimara kubyuka rero, turaza kubona ingaruka yabyo. Bimenye biragufasha, bituma uba umuntu w'amahoro, kuko ibi nibyo bitubuza amahoro. Si byose? Ntusinzire. Noneho Satani arakoresha stimulus nimwe, stimuli ni mu bwinshi. Okay. Tumaze kubona ko stimulus ni ikintu cyose, ibintu byose amaso yacu abona, yaba ibintu by'abantu Satani arabikoresha kugira ngo akangure muri twebwe ikintu yabibye muri Adamu, aricyo yaturaze, cyitwa convoitise cyangwa irari. Tumaze rero gukonvota, rero tumaze kugira irari y'ibyo twabonye, imibiri yacu yifuje, amen, hariho process iratangiye rero. Hanya rero twashaka kureba rero process cyangwa urugendo kuva kuri stimuli, sibyo, stimulus mu bumwe kugera mu rupfu. Cyatuye kuno Satani abigenza. Mfate muri Yakobo gice cya mbere umurongo wa 13 uze ku murongo wa 15. Twumve. Umuntu niyoswa gukora ibyaha, ye kuvuga ati Imana niyinyoheje, kuko bidashoboka ko Imana yoshywa n'ibibi cyangwa ngo nayo igire uwo ibyohesha. Ahubwo umuntu wese yoshywa iyo akuruwe n'ibyo ararikiye. Cyambere ngo umuntu yoshwa n'ibyo ararike, irari. Arariki iki? Ya stimulus. Ubifate gutyo. Irari ryo risanzwe riturimo, ryo ntago turarivukana. Satani akoresha ya stimuli, noneho umuntu akararikira. Komeza. Ushukashuka, nuko iryo rari riratwita. Irari rero ni nk'inda. Irari rigira inda, kuko irari rirakura, amen. Kandi inda rero ihari, umuntu aba yiteze iki? Kubyara. Reka tukurikire. Irari riratwita rikabyara ibyaha. Ryarari rero riratwita rikabyara ibyaha. Ibyaha rero bimaze kuvuka rero, icyaha cyavutse, amen. Ibyaha nabyo bimaze gukura bikabyara urupfu, amen. Amen. Ibyaha bimaze gukura bivuga iki? Ya marari amaze kwimika ingeso y'icyaha, kizaruhuka, Satani yagikoreyemo kikujyane mu rupfu. Benshi baba twese ni process yabatwaye. Mukorero summary rero baresume hari. Mwabyusko bimeze? Very interesting.
amen. Tubipange ku murongo. Nawe uzajya ugenda muri isi, uzajya umenya mekanizme uko ibintu bigenda, ukamenya amaso yawe ibyayo, ukamenya kwirari riri muri wowe, ukamenya uko bigenda, ukamenya ko na Satani arahari n'amastimiri arahari. Mwami ari twebwe turi hano, arabaza kurikiriza inyigisho kuri internet, wafungura ubwenge Mwami, batahure amayeri ya Satani, batahure ukuntu Satani yafashe inyoko muntu n'ukuntu abigenza n'uno munsi, kugira ngo aruhuke imbaga y'abare mu mushusho y'Imana, abagezi kuzimu. Mwami, izi nyigisho uzazikoreremo kugira ngo zitabare benshi, tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Asigaye umurongo umwe kugira ngo dufunge igiciro cya mbere. Turasoma muri Petero noneho. Petero wa mbere ibice bibiri ku murongo wa 11. Mwumve nawe Petero, Umwuka Wera muri Petero atubwire ibyerekeye rwa rugendo twatangaye rw'umubiri. Bakundwa, ndabahugura ubwo muri abasuhuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Amen. Amen. Mwabyumvise? Amen. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ni ukuvuga rero ryarari riba mu mibiri yacu, convoitise charnelle, ngo riraho ngo rirwanye ubugingo. Ko twabonye ko ubugingo n'umwuka ntago ari byo muri iyi si, ariko uriya mubiri wavuye mu mukungugu, umubiri n'uw'isi. Rero Satani arabizi neza, niyo mpamvu yatubibebyemo binyuze kuri Adamu na Eva, atubibamo imbuto y'irari. Kandi ngo iryo rari mu mibiri yacu ngo rifite inshingano zo kurwanya ubugingo, kugira ngo iryo rari riruhuke mwene Adamu rimugejeje kuzimu. Ngibyo rero niyo mpamvu mu isi nta mahoro ahari, kuko mu mibiri y'abantu hari intambara y'amarari. Ntuzibaze impamvu isi nta mahoro ifite. Ntabwo ari ibiti bujije isi amahoro, ntabwo ari amafi yo mu nyanja, ntabwo ari intare ngo zabaye nyinshi n'inzovu. Ni amarari arwana mu mibiri y'abantu. Kandi twabonye icyaha ni universel, gifata bose. Amarari aturwaniramo twebwe abirabure, niyarwanira mu Barabu, niyarwanira mu Bashinwa, niyarwanira mu Bazungu, niyarwanira muri bene Adamu bose. Ibyo rero ukwiye kubimenya, kuko utimenye uzagira ikibazo. Abakurikira hano inyigisho z'amahugurwa y'abakozi b'Imana, twavuze ikintu cyanditse ku ngoro ikigwamana cyitwa Apollon, ku musozi witwa Parnasse ariya mu Bugiriki, ku ngoro ya Delphes handitseho connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Wimenye uzamenya isanzure n'Imana mu bwinshi z'Abagiriki. Magambo ahinnye bavuga connais-toi toi-même. Vuga ngo kwimenya ni intwaro ya mbere y'ubutsinzi. Kutimenya tu es à moitié vaincu, umaze gutsindwa. Abo rero ntago bizi. Nicyo kibazo. Nago murumva abantu cyangwa na mushobora kuba marabyibwiye, wakuse ugira ibintu simbishaka ariko nguma mbirimo mbigwamo. Nimujya mu byumva se? Nase bivahe uno musi mwabimenye. Mu mibiri yacu nta cyiza kibamo. Nibyo Paulo yavuze. Turangirize. Nari navuze ko ari ijambo yanyuma, ariko reka turangirize mu Baroma ibice 7. Abaroma ibice 7 ku murongo dore ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 25 kugira ngo byumvikane neza. Ariko umurongo ushaka n'umwe cyangwa ibiri. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyewe ndi uwa kamere,
ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko rero noneho si njye uba nkibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nzi yuko muri njye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mpora nifuza gukora icyiza ariko kugikora ntabwo. Kuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nanga, si njye uba ukibikora, ahubwo ni icyaha kimbamo. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi akaba ari byo bintanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Imana ishimwe, kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko njye mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana, ariko muri kamere ndi imbata y'amategeko y'ibyaha. Amen. Amen. Hano Pawulo byose yabirezimye, byose arabivuze muri ayo magambo. Ibyo twavuze byose ni muri ayo magambo. Nuvuga ngo rero ibyaha ntabwo urinda kujya kubishaka hariya. Muri twebwe tuvukana irari. Iryo rari rero niryo Satani azi neza yuko yatubibyemo kubwa Adamu na Eva. Kubashoboye kwiga ibintu bita nozeya, bakiga amateka y'Ubugiriki, za filozofi z'Abagiriki n'ibiki, ariko ibintu bita cheval de Troie. Cheval de Troie hari intambara hagati y'Ubugiriki hamwe na Troie. None kugira ngo batsinde, bashutse abo bantu babaha igifarashi nka kado kimbaho, kikoze mu mbaho, ariko muri icyo gifarashi harishwemo abarwanyi. None bo barakira, bakijana mu mugi ngo bakiriye impano. Kumbura ya mwanzi yahishemo abasirikare, bavuye mu gifarashi bamaze kwinjira barabica nyine, hanyuma barafata igihugu kiratsindwa. Nuvuga ngo rero na Satani rero, Shitani yatubitsemo cheval de Troie. Abanzi ba Satani baturangiza barimo, bari mu ngingo zacu. Abo nibo akoresha na remote control ye, telecommande, akexita convoitise, irari. Hanyuma akakwereka rero ibyo mu isi nibyo bitwa stimulus, cyangwa stimuli mu bwinshi. Noneho akadufata akatujyana muri ya processus, akazuruka tugejeje kuzimu. Wabyumvise? Paulo avuga ngo ndazi ko nta cyiza kiba mu mubiri, nta cyiza kiba mu mubiri. Umutima nifuza kunezeza Imana, ndanezerwa amategeko y'Imana, ni meza. Ariko ugasanga mu mubiri wanjye hari irindi tegeko ry'icyaha, ringira imbata y'icyaha. Mu ijambo rimwe ni rya tegeko girari. Uyu munsi rero ukwiye kubimenya. Mutwe w'uno munsi kuba ibitambo bizima. Mwajyaga musoma Baroma 12:1-2, ariko uva ntago turagera no kujya, turacyari tusobona ijambo rimwe gusa, kuki gutanga umubiri. Mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima. Kuki umubiri? Turacyari hano tudefinise umubiri, ntago turagera handi kubijyanye n'igitambo. Turacyari gusa ku mubiri. Bavuze ngo tukwiye kuwutamba ku gicaniro. Turacyadefinise umubiri, ntiturarangiza, turagaruka. Uyu mubiri wacu uyu tujya tusiga, tukajyana muri douche. Iyo wagize ikibazo ngo fievre yaje, akariro, ukagenda kuri pharmacy ukagira gute, sibyo? Ukajya muri salo bakagutunganya, ukajya umubiri wawe. Uyu mubiri sibyo? Uyu mubiri ari w'abantu bavuga ngo bazindusa ku minima gushaka imibereho, ntago bazi uyu mubiri byaho. Navuze ko turiho turakora archaeology, turacukura mu bushakashatsi bwimbitse kubyerekeye umubiri.
Amen. Hallelujah. We are digging. To go deeper. Turinjira, turacukura ku bijyanye n'inkuru z'umubiri. Imana ishimwe. Ubwo rero kugira ngo dufate umwanya wo gusenga n'ibiki byose tubanze tudigere ibi. Digere. Tubanze twongere tubigarure tubitekerezeho. Uraza gusanga nawe wagiye ushukwa cyane n'irari ry'umubiri wawe, hari ibintu ujyamo bikubuza amahoro ukibasenza bivamo gute. Ni ibi rero. Ni muri amasengesho Imana nababwiye ko Imana akomeje kumbwira ngo sacrifice vivant. Ibitambo bizima. Gushaka yuko muri amasengesho wensista kubyerekeye kuba ibitambo bizima. Ibyo nibyo byaje mu ijoro ryose no mu gitondo byajemo. Amen. Kuko Imana ifite uburyo bwinshi ivugana n'uriya. Donc Imana ishobora kuzana igitekerezo cyayo kigufi gusa, hanyuma Umwuka Wera akagenda acyagura ijambo nyamukuru uzavana muri amasengesho, azarangire wabaye igitambo kizima. Yesu abahe umugisha.